Ibihe byiza wowe ukomeje kudukurikira, ukomeje kubana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye tudahwema kukugezaho gatanu kuri gatanu, aho uri yaba imbere mu gihugu cy'u Rwanda, yaba no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, biciye hano ku muyoboro wa YouTube. Reka mbabwire ko uwitwa Tito Rutaremara, umwe mu banyapolitiki bakomeye u Rwanda rufite, wanyuze mu buzima bushaririye kimwe n'abandi benshi cyane bahejwe mu gihugu cyabo bakiri bato, bagakurira mu buhunzi hirya no hino. Uyu Tito Rutaremara rero yagarutse ku bagore babiri yashatse barimo Umufaransakazi muri filime nshya ku buzima bwe bwite. Ni bimwe mu byo yagarutseho mu mwaka wa 2020 nk'uko tubikesha ikinyamakuru rya Akadomo.com cyanditse inkuru ku itariki 26 z'ukwezi kwa 10 2020. Rutaremara w'imyaka 80 ni impuguke n'inararibonye, akaba mu b'imena batangije umuryango FPR Inkotanyi ahagana mu mwaka wa 1987 ndetse yabaye mu ishyaka NRM riyoboye igihugu cya Uganda ubwo ryafataga ubutegetsi. Yabaye umunyamabanga mukuru wa FPR Inkotanyi mu mwaka w'1987 kugeza mu mwaka w'1989, komiseri ushinzwe ubukangurambaga hagati y'umwaka w'1989 kugeza mu mwaka w'1991, n'umuhuzabikorwa wa politike n'igisirikare hagati y'1991 n'umwaka w'1993. Yanabaye umudepite hagati y'umwaka w'1995 kugeza muri 2000, ayobora komisiyo yo gushyiraho itegeko nshinga muri 2000 kugeza 2003, aba umuvunyi mukuru 2003 kugeza 2012, umwanya avuyeho ajya kuba senateri kugera muri 2019 ubwo yagirwaga umuyobozi mukuru urwego rw'igihugu ngishwanama rw'inararibonye. Umwanditsi wa filime Leopold Gasigwa yakoze filime mbarankuru ivuga kuri uyu mugabo ufite amateka akomeye cyane muri politiki y'u Rwanda, imara iminota 20, igaragaramo Rutaremara wenyine mu buzima bwe bwite. Muri filime Tito Rutaremara yahishuriyemo ko ubwo yigaga mu Faransa yari afite umugore w'Umufaransa, ariko agiye kugaruka mu rugamba rwo kubohora igihugu baraganira bemeranya ko we yakwishakira undi mugabo. Ati ndi muri Uganda hari umugore nari mfite, ariko ngiye i Burayi kuko abantu batabana turatana. Umugore yitwaga Stella, ndi mu Bufaransa, Umufaransakazi twabanaga, noneho kuko nagombaga kuza nkajya mu rugamba n'ibindi. Ati mwereka ibintu nagombaga kujyamo bizamara imyaka myinshi ko bitamubuza kwishakira undi mugabo. Yarongowe n'umugabo mu Rusya, urumva rero ko nagiye mbagira. Asobanura ko afite abana benshi cyane bagera kuri 20, ariko ko we bwite ari umwe w'umugore babanaga muri Uganda, ariko ko nabo bandi ati ari abanjye kuko mbakunda kurusha wenda n'uwo. Tito Rutaremara yavuze kandi uburyo mwaka w'1958 yirukanywe mu iseminari bikozwe na Padiri Classe wamushinjaga ko agira agasuzuguro gakabije by'umwihariko imbere y'abazungu. Ati aranyirukana, banyirukanye rero. Ati hari undi mupadiri witwaga Albert arambwira ati uzajye muri Saint Andre, baratangirayo college. Muri Saint Andre ngo ho hari abapadiri bumvaga ibya politike, ariko umwe mu bari bayoboraga aza kumenya amakuru ko hari inyandiko ziriho ubutumwa bwa politike Tito Rutaremara ajya akwirakwiza mu kigo azikuye muri UNAR mu bice by'iwabo i Gatsibo. Ati niwe wanyiyenzagaho, hanyuma aranyirukana, ariko asanga n'iwacu tugenda rero barahunze, kuko niyo atanyirukana sinari kugaruka. Ubibaze nk'uko waba urangiza tronkome. Muri iyi filime Tito Rutaremara niwe wenyine uba uvuga ku buzima bwe. Itangira ari we mu rugo mu mujyi wa Kigali, hanyuma akinjira mu modoka akerekeza mu bice bya Gatsibo, aho avugaho afite ubworozi bw'amafi ndetse n'amashyo y'inka. Agaruka kandi ku buzima we na bagenzi be babayemo mu buhunzi muri Uganda, ko bakoraga imirimo y'ubuhinzi, umuntu bakamuha umusiri agomba guhinga, yawurangiza agahabwa igitoki cyo kurya. Aho mu buhunzi ntiyahise akomeza amashuri kuko yamaze imyaka igera kuri 5 atiga, ariko we n'abandi batangiye rero kujya bihuza bagashaka uko bahugura abana bato babigisha gusoma. Muri icyo gihe ngo yabonye ishuri ahitwa Ibanda ajya kwiga, ariko mu biruhuko akajya rero guhinga kugira ngo rero abone amafaranga y'ishuri. Ati narahingaga, naraharuraga, nateraga ibitiyo, nateruraga ibitiyo, ati nkaharura, ati ibikorwa byose byo gupakira amakamyo ndetse no kugenda ugahinga mu muhanda. Ati nizeyeyo imyaka 2 nza mfite diplome y'ubwarimu, noneho nza kwigisha mu mpunzi, hahandi nigishaga rero tugira ngo dufashe abana b'impunzi batere imbere. Muri icyo gihe ngo yakomeje gusoma ibitabo
aza no gukora ikizamini cya leta nk'umukandida wigenga ni ukuvuga kandida libre, abona amanota amuhesha kujya muri kaminuza yiga iby'ubwarimu, arangije abona buruse yo kujya kwiga mu Bufaransa. Mu Bufaransa yigaga mu mujyi wa Clermont-Ferrand, aba ariho yigira masters ndetse na doctorat. Ati nigaga nk'umugande kuko impunzi ntibayiha pasiporo. Yavuze ko ava mu Rwanda yahungaga akarengane gusa, kuva ku munsi wa mbere yari afite intumbero z'uko azataha mu gihugu cye cy'amavuko. Ati tutangira ahantu mu mwaka w'1979 bariya bamutimura ati Zeno, ati bayitangiye ndi mu Bufaransa, hanyuma nje nyinjiramo ndi muri Nairobi, ati nyinjiramo ndi mu ba mbere bayo, ariko bayitangiye ntari nje mu kiruhuko ninjiramo itangira yiga ku kibazo cy'Abanyarwanda. Mu rugamba rwo kubora igihugu yavuze ko kimwe mu bintu bikomeye cyane byabayeho nk'imbogamizi ari urupfu rwa Fred Rwigema, ariko ku bw'amahirwe haza Kagame ahindura uburyo bw'imirwanire, ashyira abasirikare hamwe, ibintu abishyira ku murongo, ikinyabupfura cyabo kijya ku murongo, noneho urugamba rwongera gutangira bundi bushya. Muri icyo gihe Tito Rutaremara yari yarasigaye muri Uganda, ariko nyuma ajya mu Bubiligi kubaka ihuriro abantu bakagera bahuriramo bakabona amakuru ajyanye n'urugamba. Aba ari naho rero avugira ko Fred Rwigema yapfuye. Uyu munsi Tito Rutaremara afite icyifuzo cy'uko u Rwanda rwazagera ku byo we na bagenzi be baharaniye ku munsi we wa mbere, ku buryo umunyarwanda yagira agaciro. Ati natangiye urugamba nkiri muto, icyifuzo mfite nuko u Rwanda rwacu rwazagera ku byo twifuzaga ko bigerwaho. Nifuza ko umunyarwanda aho yaba ari yaba afite agaciro kangana nk'ak'umunyamerika, umufaransa cyangwa se umwongereza. Gasigwa yabwiye itangazamakuru ko ubuzima Rutaremara yanyuzemo akima ubusore bwiza nk'umuntu wari umaze kubona doctorat mu bijyanye na geography bwabera isomo urubyiruko n'abandi banyarwanda muri rusange. Ati Tito Rutaremara icyatumye muhitamo ni umwe mu batangije FPR Inkotanyi, ati kandi akaba ariyo yagejeje u Rwanda ku bikorwa byinshi by'ingenzi, cyane cyane nk'urugamba rwo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi no kwiyubaka k'u Rwanda. Ikindi kandi ni umwe mu bantu bahuye n'ibibazo, yatotejwe nk'abandi batutsi kuva akiri umwana kugeza no mu bukuru, ni ukuvuga akiri impunzi. Uburyo yize akagera ku rwego rwa doctorat mu bijyanye na geography, kuba yaremeye kwiyunga kuri FPR mu rugamba rwo guhagarika jenoside, agafasha kubaka u Rwanda nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, icyo ni ikintu cy'ingenzi abato bamwigiraho. Iyi filime iboneka muri library Ikirezi cyo kimwe n'izindi uyu mugabo rero yakoze zirimo nk'iyitwa Izingiro ry'Amahoro, zose zivuga kuri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata umwaka w'1994. Hanyuma mu yandi makuru akomeza kugenda avugwa, reka mbabwire ko igihugu cya Ukraine cyashinje Hongria kuvogera ikirere cyayo ahagana mu burengerazuba bw'igihugu, bikavuga ko iki gitero cyifashishije drone cyari kigamije gushaka amakuru ubutasi ariko atatangajwe. Perezida Volodymyr Zelensky yasobanuye ko inzego z'umutekano zamenyesheje ko hari drone zavogereye ikirere cy'igihugu ayoboye. Ati inzego z'umutekano zabonye drone z'ubutasi zavogera ikirere cyacu, bishoboka ko zaturutse muri Hongria. Uyu muyobozi yavuze ko izi drone zishobora kuba zari zigamije gushaka amakuru ubutasi ndetse no kurebera hamwe muri rusange ibijyanye n'ubushobozi bw'inganda mu burengerazuba bwa Ukraine. Hongria ni igihugu cyakunze kutumvikana na Ukraine. Ubuyobozi bwa Hongria bushinja Ukraine kubangamira abaturage ba Ukraine ariko bafite inkomoko muri Hongria batuye mu bice by'uburengerazuba bw'icyo gihugu. Iki gihugu kandi cyakomeje kwamagana imigambi y'umuryango umwe bw'Uburayi ya NATO yo kohereza intwaro muri Ukraine, ndetse yamaganye cyane ibihano by'ubukungu byafatiwe Uburusiya, ikaba na kimwe mu bihugu bikomeye cyane kugura gaze ikomoka mu Burusiya nk'uko makuru akomeza kugenda abivuga. Byinshi rero bikomeza kugenda bigarukaho, gusa reka mbe mpini ahangaha mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza.